kwizamukira gutya benshi rero baraza kugutera amabuye bati Firidausi nako si benshi nabonye ari bakeya nyine baba haters n'ubundi ntago twese tuba dukundwa na bose ati kubera icyo wasubiye kwa Gasaro kandi waravuze ko ari akaryarya ari akaryamirizi ari agateka mutwe ari akaescro ako buriya tujye tunitekerezaho yabaga bizi ninama kuregira ntumuhane ubukuri cyo ndamuhana nihanukiri kurya usura ko n'utwana twirirwa turwana mu bipango umwana ajya gunkorera ku wanjye ubwo ngubwo niba mwana wanjye afashe akantu ke atagambwira ngo mama baby umwana yera yanwariye akantu abate ayera mu akantu ke ibintu bitari je nukaje ubifata ubiririra na nukikenera umubwira gutize nukaje ufata ikintu utahawe ariko kwa kundi umwana azagahita afata urushyi pa unwariye akantu wahitaga no kubita cyangwa umugore mu gipango abagore bo twararangizanyije noneho bigiraho bavuga shamana yanjye cyewe reka nkubwiriro Firidausi abandi bati Firidausi nazigera abona umugabo njyewe nta nuwo nteze kubona kuri iyi mihanda ku mihanda wo ku mihanda nawe ukazambona hano akankunda sha nunkundira kuri iyi mihanda none duhura uzabona numvisha hari wavuzwe bagira inama ati Firidausi ni shitani ati nazakwangaza kwirukare nk'imbwa mugira iki ahubwo se ko buriya nakandi kantu nifitemo mu bisanzwe ubona ko nza hano kuri cano nkavuga usiko mu buzima busanzwe ntajya nsukwana n'umuntu ngo tuvugane gutya kabiri dutokingane nyine duterana amagambo dutukanye uratimbura ubwo niyemeje kuvugana nawe urambiza tukarwana anahindutse ko ngiyo ndakaye so kumva mese none Nyandwi ko avuga ngo Firidausi ngewe ushirika bari nawe nsorezaho ati ngewe inzererezi y'umugore ati ndashaka kuzayiyama kuko ukibaza biriya byaba ari byo mwapfuye gusa cyangwa se hari ibindi bintu wowe na Nyandwi mutumvikanyeho aho bamwe bavuga yuko hari ibyo wajyaga ngumubwira nakabyanga mbwizukuru ngeze ndavuga ati nimba umuntu yarabeshya abantu nanjye ndimo yabeshye n'uwo yabeshye wese n'uwandikaga muri comment akomeza murengerayo uyu mwana afashwe yabone se nawe abone yuko ari kurengera umuntu mu mafoto nagiye kubishyira hanze n'ubundi Nyandwi n'ubundi icyo kibazo tugitanye avuga ati wabyinjiyemo gute mbese ndaza kukumvisha amajwi hano turi none se ariko ari ikintu uvuze ngo uriya muntu babana yamubwije ukuri nyuma kubera ko yakumubwije jewe namaze kumenya ukuri nanjye urumva kubera ko ngiye uriya mu Jasmine reka mbivuge nta kibazo ngiye yaranyandikiye abase abantu kuki araza kuri jana kisiga insenda akamuvuga nabi akamutuka akagira gute bavugana kuri call bakavugana neza ibi bintu ngiye nyine numva bimwe ikibazo ase call warabyiyumviye gutya n'amatwi yanjye ko Nyandwi yari yicaye ko Nyandwi urumva yaramaze iminsi akora yari yamaze iminsi nyine yarakoze ibiganiro ngiye nk'ikiganiro namukoresheje cyanyuma kimaye nyine bwa nyuma yaranabanye na Jasmine banazanye nyine ariko Firidau wakemera hari ibibazo nshaka kwaza Nyandwi mu kiganiro twamamagara na kibazo ntago wampamagara mu kiganiro ndimo kubera iki kubera ko hari ibyo ngiye navugana ahubwo n'umukobwa utinyuka umuntu w'umubyeyi nkanjye kanyita inzerezi namuvugije inyuma ya kamera niciye mu kiganiro cyangwa se Firidau uri gutinya kuko yenda hari andi mabanga ntabwo nshaka ijwi rya Nyandwi mu kiganiro cyanjye uzamuhamagare kuri cana ze yicara avuga akora ikiganiro ati ntabwo nshaka ijwi rya Nyandwi mu kiganiro cyanjye avuga mu kiganiro ndi gukora azaze yicare kuri cana akora ikiganiro kumwamaganye nabi umukobwa mu gihe atigeze anyubaha ngo yubahe ibyo namukoreye ajya kuva kwa Simwe havuye nijoro sinigeze n'umarara hanze sinamuraje ubusa sinamwirije ubusa ntabyo yashimye n'uburenganzira bw'umutumirwa iyo adashatse ko ikintu tugikora mu kiganiro cye rwose ukamamagare mu bibazo byose ushaka abisubize nanone yongera avuga ko Firidausi kandi ari nikamvuga naba ahubwo ukazambona ikongera kunuka mu bintu byose akora ngo nawe nakabura mututse saka Firidau oya nyine mu bintu byose akora yirinde kunuka ngewe nta kibazo mfitanye nawe ku ruhande rwanjye bavuga ngo akagashamba afite nakasi nyinshi ngo fata imiti neza muko sida ni inzara yakwisha sugira ngo ntuyirwara sida ni inzara Firidau reka nitahire ngayo nguko rero mana yanjye nta bibazo nifitiye na Firidausi
n'ababitekereza gutyo wenda n'ibiganiro nagukozeho nawe rwose turi no mu kiganiro umbabarire pe. yego sheri nakuba barengekera ni ukuri kw'Imana. ibibazo byanjye ugomba kubizamo rwose bambe, ntacyo uba wanteje nta nicyo uba wankoreye mu buzima busanzwe Imana izandindira kukiguteza. mu buzima busanzwe twabanyemo nta kibazo ugeze uneza, ibyo washoboye kumfasha harabimfashije nta mpamvu. oya ngewe kuko nyine ni kwa kudashima nyine Niyo nk'uko mba mvuga ati Nyarwi niyashimiye n'icyo namukoreye. ishuri ni izina ry'Imana kandi iki kiganiro mbivuge ni Firdaus ambwiye ngo tugikore rwose ni ukuri kw'Imana. njye mbigisha ukuri ndi umukristo Firdaus kandi ndagushimiye wumve ko nyine kugikora urabona tutanakoze n'ikiganiro n'ibi ngibi gutya byaciyeho umuntu ashobora kugira ngo turacyafitanye ibibazo kuba nawe ubwiye ati sorry mbabariye ku byabaye byose na ngombwa ko byagiye ku mihanda abantu babona ko nyine byanarangiye. ni ukuri kw'Imana Firdaus nta kibazo ngufiteho. nari nayo mpamvu n'ubundi mbatumbwira namusaba imbabazi ku mihanda azumve cyangwa ntazumve. ujye kuva muri ibi byacu kuri aya matiku yacu amatiku nyabaye nikoreye filime zari zo nzozi zanjye kubwiye ko rero ndimo nzisatira nyine mfite aho ngomba kuzicisha. asabye abantu kubishyira muri filime baranze ubu namwe noneho tugiye oya ngenda gupiringira nese ubundi sinajya ngupiringira nyine bajyeho bakore subscribe kugira ngo iyo filime izabagereho akantu gakato gashyira imbere kari inyuma cyane nta kibazo. urakoze cyane Imana iguhe umugisha uramuke. Gasaro TV gira gutya ati buriya umuntu mubona kurisha witwa Gasaro ati nako sina Gasaro yitwa Sando uyu nakomeza kumwita Gasaro. iyo mvuze Gasaro mba mvuze cano yose n'abandi 300 birenga bose ati wimwita na Gasaro ati ka Gasaro nakaryarya ati mbega nagateka mutwe nakayeswa mbwira kubera iki wanyise indyarya Gasaro impamvu ngiye yabinteraga yegereze mikoro utubwire impamvu yabinteraga harimo nyine no kudatekereza neza ngo buri kintu gishyire mu mwanya wacyo. Nimbibazo byanjye na Ndimbati ari ibyanjye na Ndimbati ngomba kumenya ko atari ibya Gasaro ari ibyanjye nawe gusa urumva. rero narebaga ibiganiro ukora bitandukanye nkabona ako se nibingaye Firdaus uretse igikabyo kandi abantu baradukurikirana kandi nkavuga ati ngiye ikintu nibazaga muri Gasaro kubera icyo atari kuvuga ikibazo nyamukuru mfitanye na Ndimbati ahubwo agakomeza akavuga kuri ibi ngibi gutya bindi bitafitanye isano n'igitera ibi byose. ariko izi pranka sibyo nje nagombaga kubaza Ndimbati tube abanyakuri Firdaus nagombaga kubaza Ndimbati nkamubaza ni izi pranka gutya na gutya ntago nabita mfata ibibazo bya Firdaus na Ndimbati nubwo ariho byahereye ko byahereye muri bimwe bya mbere. urakoze unyibukije kandi kantu byahereye ku muntu witwa Riza uretse gato nkavugeho Riza araza atuka abana ibi gitutsi ngewe ntashaka gusubiramo sibyo niho nagisubiremo urangije ati niba Firdaus yari isimbwa akaza akita umugabo w'imbwa sibyo cyangwa se babyaranye abana arabatuka sibyo nge nabwiye ko umuntu wese mwubaha uretse n'abana nawe ubwo sinagutoka sibyo birangije uramamagara ati Gasa ibi bintu byambabaje sibyo ikintu cyari kiriho ngewe cyari kimaze ndumva ari iminsi 2-3 sibyo ngewe Firdaus sinkunda kuba mu buzima nanakubwiye ngo Gasaro wo kuri cano uzabaze n'umuntu wese unzi azandike muri comment umuntu wese unzi mu buzima busanzwe butari bw'imihanda ntago nkunda kubaho mfitanye ikibazo n'umuntu uwo ari we wese ntitaye ngo ni Firdaus nitaye kundi muntu sibyo kubera ko nzi ko ejo nejo bundi ubuzima ni navuga ni gatebe gatoki rwanyenera nagukenera sibyo icyo kiganiro usacinze kuri cano yanjye sibyo ko numvise nge nago undi umuntu nyurumbwira ko namubangamiye yanababaye cyane ikiganiro usacinze kuri cano ya Gasaro narakiblotse sibyo nta kiriho n'uyu munsi ugisacinze nawe gwakibona ahubwo nahise nibaza uburyo k'ibintu byo mu kwa gatatu niyo te mu kwa kabiri byongeye kugaruka mu kwezi nibyo mu kwa kabiri byongera kugaruka mu kwezi kwa gatanu nyine impamvu nuko ari yo tangiriro yo kukurakara ese wabigaruye ute muri iki naravugaga ati Gasaro kuki atakasemo kino gitutsi yavuze ku bana we nanjye yakangumishamo nta kibazo ko ndi mukuru mbasha guhanduringa ibibazo byanjye ahubwo nekereza niho hambabaje ko noneho nareba ukuntu wabikase bikaza noneho bikaza imbere muri intro ndabate yagira ngo mbyumvera ahubwo ikintu cyiza wumve ko noneho kiriya kiganiro n'ubundi urumva niba umuntu ari kugukoraho ikiganiro niwaba ari kubwira n'ubwo ari rero Firdaus reka nkubwire ukirebye wumva bikubabaje urakoze ariko ubutaha sibyo ntuzongere kwituka mama naguri mbwakazi
sibyo kandi na ndimbati simbwa muri abantu pe sibyo Tugomba kuko biriya kugira bintu ubumuntu rero. biriya bintu bituma n'abana babigenderamo sibyo bakitwa andi mazina atanakwiye sibyo Cyane. rero ukuntu nyine se uvuga ati Gasaro ni indyarya kwereka urukundo hari akandi kantu wavuzemo wenda ngo nakajwe no kutaje mu anniversaire yanjye oya ahubwo naravuze ngo N'abaje- nanze kuyizamo n'abaje nawe navuze aho mbicaza kubera ukuntu nako nese uvuga ngo uko ntari kuza Sando Oya. ahubwo numvaga ngewe nakurakari mva Aricyo nkubwira rero, iyo nza kuba njye nawe- kunywera ibiganiro nk'ibi ngibi arumva iyo nza kuba njye nawe nkagira dufitanye iwe. ibibazo biri personal ntago ne kukwandikira ati ndagutumiye sibyo njye numvaga nta n'ikibazo sibyo ahubwo nyine tubigira personal iturakara ufata ndimbati umuza ari umuntu bita Gasarati baranyibasira na ndimbati uyu munsi nawe abyumve niharamuka haje ibintu bimuvugaho nzakubita hasi nawe nzamuvugaho sinawe kubwiye se njye nta muntu uyu munsi cyo kora ikosa nakora ubuzima bwite bwa gusa nyine Firidausi Sando ikintu Ntago nabuzana. ikintu cyo nzi ni kimwe kuri izi YouTube nuko ikintu umubyeyi ari cyo kitagomba kuba umwana atagomba kukigenderamo kuko niyo nabi nda ntabwo avuga ngo ubwo n'umwana wanjye niyo sibyo niyo nuriya riza wabivuze kuriya niyo byajya mu mategeko ntabwo yari akwiye kuvuga ngo abana nabo ni ibintu ko nanjye nta mwana wundi navuze cyangwa nawe ubwe ubu ngubu uri kubivuga nta nubwo namuvuze no mu byo navuze ntiyari arimo ku buryo agomba kuza kumvisha ahubwo yuko ibyo ntekereza ko navuze ari ibibazo. Firidausi mwiza umuha nyina nyuma yo kumuha nyina mbitekerezo ikiganiro ahubwo ndagisiga se kugira amahane Firidau gasa naga ari ngo muha ukunamye, nyina gasa- umva nk'ako kantu Reka ubuzanyemo akantu ka nyina ari hano nyina ubundi tuvuge umwana wawe Sando ngaho uravuze umwana wanjye nako Prita reka mvuge ndeka kuvuga uwawe umwana wanjye ibibi bye ibyiza bye byose ndabyakira ibyo rero bibi byura byose ntabwo ikibazo byakora uri Firdausi kuvuga ngo ugomba ntibakazaremo abana mukayanga tukazaramo ba nyina b'abantu ugakati ntako nzakata ntashaka Kazagumamo. azakumvira ese ubundi nicyo kirenze n'aba amuvuze yanutse Oya. uyu munsi kandi nawe nabyo nzi ko nabitekereje ndeba nsubira mu kiganiro nyuma ubundi kosa nk'aho uko najya nsubira mu biganiro nasubiye ku kiganiro nakoreye Eliza shahita nyikuraho kubera icyo gikuyeho kugira ngo natazakwandagaza kandi yaranutse yaranutse ngo nani ibiganiro nkabiga ndi sa hari mba ndimo nigendera nkabwo ku kiganiro cya Eliza ko bukubucano buraho kuri cano yanjye ubucano buraho bwa fake nkabona arimo aramvuga umuntu nanizi sa hari indi cano yakuvuzeho mpaye nka data cyane rwose njya mbubona ubucano ariko buraho buri hasi nyine bufite aba subscribers 5,000 ntabwo nabibonye nanjye mbibona ndi kwizamukira gutya benshi rero baraza kugutera amabuye bati Firidausi nako si benshi nabonye ari bakeya nyine baba haters n'ubundi ntabwo twese tuba dukundwa na bose ati kubera icyo wasubiye kwa Gasaro kandi waravuze ko ari akaryarya ari akaryamirizi ari agatekamutwe ari aka ariko escrow buriya tujye tunitekerezaho rimwe na rimwe tujye twitekerezaho Sando njye nitekerejeho nsanga nta kibazo nagakwiye kugirana nawe ni ukuri kw'Imana kuko no mu ntacyo buzima busanzwe mbere nuko binaza ku mihanda bitanariho mu buzima busanzwe ntabwo ugeze umbanira nabi naho navuga se Sando katambane nawe nkaba mbona yuko umvuga nimba byamunaniye ahubwo buriya ikigeragezo cya mbere urakizi uvuga ngo umuntu ni indyarya nyine kuba uruhande rumwe hari ahantu ubona ati uyu muntu ni muzima ni mwiza nagira nkanamutangiraho ubuhamya ariko se hano ariko nanone biterwa no gutekereza nawe njye nafashe ibibazo byanjye buri muntu wese ubijemo mbimushyira noneho ubu rero tujye kujya amasezerano nuzajya uza ku mihanda ukavuga abanyamakuru wenda ukawukoraho sinkagukoreho jya ukora nyine ukore nta kibazo tujya kujyana amasezerano numubwira ati ntukankoreho ntabwo nzongera kugukoraho ikiganiro oya jya unkoraho gusa nyine umuntu uzagize arimo kuvuga ibintu bitari ibyo oya uvuga azana iby'imihanda ikosa rikomeye urarizi Firidau aje se akavuga ibintu bitarebana n'imihanda cyangwa se bitari ibyo njye ntabwo ujya ninjira urabizi ntabwo ujya ninjira mu buzima bw'umuntu buri deep mu buzima bwe bwite buri private butari ku mihanda ayo ni n'amakosa kuba navuga ngo Firidausi nageze iwe ndaramusuye nsanga afite matera imeze gutya nsanga afite intebe imwe oya ibyo byo njye sinjya mbikora ibyageze ku mihanda njye nibyo mvuga wanakibaza ubundi cyari we munyamakuru natoyemo mu bantu basigwa bamba ahubwo reka nyikubaze Firidau ku cyari igihe munyamakuru watoyemo ziranye nyine abari se baranzi
munyumvire ubu Firidausi ashaka ngo nzarye ruswa sinkamugira ikintu muvuga ko tuziranye ntago ari ruswa wa mugani Fidau abandi banyamakuru ntawe utaragukozeho ntabwo banzi nabamugwiza bose barakuvuze n'ibibazo ntabyo bazi ariko rije muntu witoye wanyiherereyeho koko witoye nka kuvuga wanyiherereyeho wa abuze Sandra sinisa ko kiriya kigabo kitishyura abana ishuri narabizi ngo kire giki ndongeye videographer wanje ariko ni yapfuye ikigabo kinini nagari ntiyasetse yapfuye pe kuvuga Shafirida ariko ugira amahane n'ukuri kw'Imana Sandra nagaruku namye buriya nagaruku namye Sandra bajya bavuga ngo udukobwa duto ntitwabushari No, n'ukuri Sandra, kw'Imana rimwe Fidau na rimwe hari uzareba ibintu. umuntu ungana nkanjye mana tuba turi ibitama ariko ungana ute nyine umuntu ubyibushye babwire ko ungana ubyibushyemo bajya bibaza ngo ungana gute ngo beze ariko ubukobwa nka bwa Firidausi buba ari bwa bushari ntabwo buvugirwamo njye nkariye amagambo Sando impamvu rimwe na rimwe umuntu yihagararaho bitewe n'ingano ye nkawe ntabwo umuntu yapfa gufata ngo agusuzugure emveye ahubwo twasuzugura ko twe tugira umutima n'agakozi mwiza mfite mu rugo ntakikarumanye n'ukuri kw'Imana nasanga turi no kwambarana imyenda ngo turangana ariko nawe urabizi kugira amahane nta n'amahane ngira ahubwo n'abantu tuziranye mu buzima Shafirida busanzwe baravuga ese kuki Firidausi wo kuri ku ma YouTube Firida uretse gato uzi ko hari umuntu muziranye cyane yarambwiye ati Firidausi ni nkuba ati we na Ndimbati bazagira nayo durahana ahubwo njyewe noneho mpinduka umuntu akanabibona urumva tukaba twagirana ibibazo birenze iyo bigeze ku mwana yarambwiye ati buriya Firidausi gasaro n'abagore bo mu gipangu banaga nabo bagabiza ko umwana wanjye ari mudakorwaho ibeshi umva kuvuga ngo cyangwa umwana ngo uvuze ngo iki cyanara oya naga ari ijambo kubivuga noneho we nagukurubanye nagushize mu mbuga nagushize hasi koko nicyo kintu ubundi ngewe sinjya mbasha kwikontorora nyine ngo numve mfite guhitamo abagore twabaga turi mu gipangu ugasanga abana babo birirwa barwana ariko umwana we kuwanjye yabaga bizi ninama kuregira ntumuhane ubukuri cyo ndamuhana nihanukiriye kurya usura ko n'utwana twirirwa turwana mu bipangu nta mwana ajya gunkorera ku wanjye ubwo ngubwo niba mwana wanjye afashe akantu ke atagambwira ngo mama baby umwana yera yanwariye akantu abate ayera mu akantu ke ibintu bitari byo ntukajye ubifata ubiririra nukikenera umubwira gutize ntukajye ufata ikintu utahawe ariko kwa kundi umwana azagahita afata urushyi pa unwariye akantu wahitaga no kubita cyangwa umugore mu gipangu abagore bo twararangizanyije noneho bigiraho bavuga ati ku mwana wa Firidausi ko nzi imvune zanjye nabo nzi ku buryo ngomba kubatoza nzi neza ko umwana wanjye atatukana mwumva nawe yambona nimba hari abana bajya bagira n'ikinyabupfura n'abanjye barimo n'abana batarwana mu ishuri cyangwa se nabo bari kumwe nabo n'abana kwa kundi nyine nababujije ngo ikintu niba atari icyawe gitira ibyo bintu barabizi ariko rwose nicyo kintu nziho ngiraho umujinya gikabije shamana yanjye njyewe reka nkubwire Firidausi abandi bati Firidausi ntazigera abona umugabo njyewe nta n'uwo nteze kubona kuri iyi mihanda ku mihanda nawe ukazambona hano akankunda sha nunkundira aha kuri iyi mihanda none duhura uzabona numvishe hari uwavuzwe bagira inama ati Firidausi ni shitani ati nazakwangaza kwirukane nk'imbwa umva ari nyine reka nkubwire uzabona hano ku mihanda akankunda umugabo azaba afite umutima ukomeye ntawe ukeneye none wo ku mihanda nyine kandi agutya kurica nakumva arankunze wa mugabo uzaba ufite urukundo ikindi ndumva aramuze busanzwe uzasanga y'indi nama w'Imana ariko Firidau njye nawe uretse gato njye nawe ntituziranye ariko sinakwisukira kubera nzi kugira amahane nzi ubangamiye umwana wanjye nzi kutavugirwamo ikintu uvuze nyine ngo ni iki shamana njye mu nzima ni umuntu ugira amahane ni ukuri kw'Imana iyo umuntu agize amahane njyewe cyangwa se abantu be gutongana njye ndahunga nageraga kwa Ndimbati ati gasa ndakwiyamye we na Firidausi kwirirwa mugira iki ahubwo se ko buriya n'akandi kantu nifitemo mu bisanzwe ubona ko nza hano kuri cano nkavuga usiko mu buzima busanzwe ntajya nsukwana n'umuntu ngo tuvugane gutya kabiri dutokingane nyine duterana amagambo dutukanye uratimbura ubwo niyemeje kuvugana nawe urambiza tukarwana kugira ngo tutarwana ndakwihorera umujinya wo ndamubukira
ariko noneho ukuntu wazamutse ntabwo mbizi ariko nanone bituruka ku bana Sandra buri ubwana araryoha cyakora Frida njye narumiwe pe buriya ngiye mu buzima bwanjye ni ukuri kw'Imana ni umuntu ugira amahane cyangwa se umuntu uvuga nabi nayongira no kuvuga nabi simvuga sawa rero kugira ngo mbwire umuntu nabi aba yanyendereje nako naba nanamutimbuye sinjya mubwira nabi none ikintu gisaje nubwo ndi kuvuga ngo namutimbura sinjya ndwara nadugudu ndarwana nawe ahubwo utwana nyine twinshi nagiye ntukubita ahubwo twana tw'abagore nabona nyine yanze kugahana nk'agasopoda ariko umugore ndumva shanago ndafatana n'umugore ngo mukubite muravuga gusa ahubwo ramubwatumva nkubwire wa mugore w'ibi n'ibi stop kubera ko nyine mba narakaye nanahindutse ko ngiyo ndakaye so kumva mese none Nyandwi ko avuga ngo Frida ngewe shirika bari nawe nsorezaho ati ngewe inzererezi y'umugore ati ndashaka kuzayiyama kuko ukibaza biriya byaba ari byo mwapfuye gusa cyangwa se hari ibindi bintu wowe na Nyandwi mutumvikanyeho aho bamwe bavuga yuko hari ibyo wajyaga ngo umubwira nakabyanga mbwiza ukuri ubundi Sando nta bintu namubwiye pe ibindi bye ahubwo nuko ari yababajwe n'ukuntu prank ye yagenze nk'uko atayiteguye none se kuki Nyandwi niba witeguriye ibintu ukabona umuntu abimenyemo imicanga sinago byakora akazo yarakazwe no kubona ukuri kwe kujya ku mihanda kandi wenda si cyari cyo gihe kuki ari wowe yarakariye se kuko ari njye washyize ukuri kwe hanze hariko umuntu wabizanye ninde mbere y'umunsi umwe uze gusacinga ibiganiro hari title yanditse ngo ndimbati si papa sibyo na mbere yukaza kugwa kiriya kiganiro dura ari amajwi nayashyizeho Nyandwi yaranabimenye warabimenye wowe yaranabibwiye uriya mukobwa babana yiramubwira ati koko byari prank ko naramubwira ati Nyandwi narampamagaye nyine nk'ibi kuko ari amajwi namaranye nk'iminsi 3 iyi ngwaro yafite kuva mbere nari nkomeje kuba nyabitse gutya nyabitse ngeze aho ndavuga ati nimba umuntu yarabeshya abantu nanjye ndimo yabeshye n'uwo yabeshye wese n'uwandikaga muri comment akomeza murengerayo uyu mwana afashwe yabone se nawe abone yuko ari kurengera umuntu makuru nagiye kubishyira hanze n'ubundi Nyandwi n'ubundi icyo kibazo tugifitanye avuga ati wabyinjiyemo gute mbese ndaza kumvisha amajwi hano turi none se ariko ari ikintu uvuze ngo uriya muntu babana yamubwije ukuri nyuma kubera ko yakumubwije jewe namaze kumenya ukuri nanjye urumva kubera ko ngiye uriya mu Jasmine reka mbivuge nta kibazo ngiye yaranyandikiye ndakwerekana chat ndazifite arambwira ati gasa ndakora iki komenye ko uyu mwana ari umutekamutwe ari kubeshya nkora iki koko ndamubwira ninjye mu kiganiro cyagera mubwiye ko insanga ari n'ikinyoma kuko nge Frida we karakanya yavuze yari abimubwiye yego iryo joro ako Frida we yabimenye nkibitsa amajwi ntarayasohora oya ndavuga Jasmine nyine nibwo yabimenye oya nkibitsa amajwi ntarayasohora ahubwo sinzi ukuntu abikubwiye uwo munsi nge yambwiye ko ari uwo munsi narasohora amajwi navuganye na Nyandwi ko namye ndi kumuhamagara yanga kunyitaba kuri phone ye hamagara Jasmine ndabimubwira namubwira ati mama wawe twavuganye ibi nibi ngo mwavuganiye kuyihe nimero ngo wayikuye he yererere Frida uri nyitambika ibintu byose ngejeje gukora urana n'uwo munsi rero twe twakoramo umunsi umwe undukurikiye uriya mwana amamagara arambwira ngo ese gasa ngo basanze nari umwana wa Ndimbati ngo bazamfunga ndamuga byumvikane rero kwabeye ayiga Frida ureka nkubwire nubwo nibe nawe yabivugaga gutyo nje yambwiraga neza ntabyo twe yaratubwiraga ngo oya yabimbwiye kuko noneho ibyo ari byo byose mwari mwaratukanye njewe simbizi kuko yarambwiye ngo basanze nari umwana wa Ndimbati bamfunga ndamuga niba warabeshye uzaza usaba imbazi Ndimbati kuko njewe ikiganiro twakoranye narabibonaga kuri ya mwana abeshya niba umubwiye ngo umunyamakuru uzizera tuzagende tujye iwanyu ture mama wawe ngo mama ntiyakakira abanyamakuru ahubwo nasanze nge yari yarahamagaye na nyina yaramubwiye ngo hari komedi ari gukina ngo ibyo nabyo yarambwiye mu kiganiro cyanjye Ndimbati ngari se yego ngo nihagira ubimubaza ngo azabyemeye nabimubajemo icyo kigono cya mbere nyuma rero Jasmine niwe wanyandikira arambwira ati uyu mwana arabeshya ndamuganiye yamamagaye karambaza ngo ese nibisanga koko ari prank bazamfunga mita numva ko mwana abeshya uzamunzanire niba yabyemera amikiganiro asabe na Ndimbati imbabazi uriya mukobwa arankundira araza ariko ambwira ko we ahanini icyo mwapfinga ari ibiganiro no mu kiganiro cyanjye birimo shana nubwo ari byo ahubwo yababajwe cyane ibaze ko yanavugaga ngo unyiciye ibintu ngo suku nari narabipanze twako yabivugaga unyiciye ibintu suku nari narabipanze uramemukiye wa mugore wereka nkubwira uramemukiye
yaranutse. none se uyu mwana akavuga ngo ibi bintu nta muntu n'umwe wamushutse ngo muri prank ngo nta muntu n'umwe urimo, ubwo nyine azabyibarizwe nimba hazazamo kubibazwa. hari ikindi yujuje imyaka 18. 18 arayifite. Ikindi kibazo cya nyuma nkure kunitahira, hari ikintu uvuga uyu munsi ngo ndimbati napanze iyi prank niko mbitekereza ngo azajye kurega, uba wumva ko kwifuza ko ndimbati yajyana n'umukobwa muri ribu? none se hari umutima agira, umutima yagizeho kunjyanayo yabura kuwugiraho kujyanayo uriya? ashobora kumugirira wenda w'imbabazi, azazimugirira. nzi ko izo mbabazi ntazagira muri we. ndabizi ko ndimbati waje kuyi imihanda ukamusenya kuriya ntabwo yakorohera. rero kuba yaramwihoreye, kuko Nyandwi yanavuze ngo n'ubucuti ngo mfitanye na Ndimbati ngo ntiwagira gute ngo ibiki n'ibiki. ngiye niyumviye naranabivuze mu kiganiro Nyandwi yahamagaye Ndimbati amubwira ati we ngo aramubwira ati bite ko mpamagaye, ubwo ntabwo uri mu kiganiro. oya ngo ntabwo ndi mu kiganiro, ngo ntabwo naguhamagara ndi mu kiganiro, ngo uranshakaho iki, ngo nagira ngo nkubaze uko umeze, ngo meze neza rero jyanayo. arakuba abase abantu kuki araza kuri jana akisiga insenda akamuvuga nabi akamutuka akagira gute, bavugana kuri call bakavugana neza. ibi bintu ngiye nyine numva bimwe ikibazo. ase call warabyiyumviye gutya n'amatwi yanjye ko Nyandwi yari yicaye, ko Nyandwi urumva yaramaze iminsi akora ibi, yari yamaze iminsi nyine yarakoze ibiganiro. ngiye nk'ikiganiro namukoresheje cya nyuma kimaye nyine bwa nyuma yaranabanye na Jasmine banazanye nyine. ariko Firida wakemera hari ibibazo nshaka kwazanya Nyandwi mu kiganiro twamamagara na kibazo? ntabwo wampamagara mu kiganiro ndimo. kubera iki? kubera ko hari ibyo ngiye navugana ahubwo n'umukobwa utinyuka umuntu w'umubyeyi nkanjye kanyita inzerezi, navuga namuvugije inyuma ya kamera niciye mu kiganiro. cyangwa se Firida uri gutinya kuko yenda hari andi mabanga? ntabwo nshaka ijwi rya Nyandwi mu kiganiro cyanjye. uzamuhamagare kuri cana ze yicara avuga akora ikiganiro. ati ntabwo nshaka ijwi rya Nyandwi mu kiganiro cyanjye. avuga mu kiganiro ndi gukora azaze yicare kuri cana akora ikiganiro. kumwamaganye nabi umukobwa mu gihe atigeze anyubaha ngo bibahe ibyo namukoreye, ajya kuva kwa Silme havuye nijoro sinigeze n'umara hanze, sinamuraje ubusa sinamwirije ubusa, ntabyo yashimye. n'uburenganzira bw'umutumirwa iyo adashatse ko ikintu tugikora mu kiganiro cye rwose ukamamagare mu ibibazo byose ushaka abisubize. nanone yongera avuga ko Firida wose kandi ari nikamvuga nabi ahubwo ukazambona nikongera kunuka mu bintu byose akora. ngo nawe nakabura mututsi saka Firida oya nyine mu bintu byose akora yirinde kunuka, kuko no mu biganiro nakoze sinigeze mutuka. biragayitse cyane ko kubona umwana w'imyaka 18 amangara akanuka, nta nicyo mpfa nawe nta nicyo muri naramugiriye neza birambabaza. nta nubwo ngira umuntu neza ariko ngo nyiturwe, ariko nanone bikambabaza cyane iyo umindukiranye ukanuka nta kibi nagukoreye. kuri nishakiye twaragupfuye, naramubwiye kumpe yarakuwe nyine, none nkwishakiye ngo ni ibibazo. ikibazo cya nyuma benshi bati Firida wose rero icyumvikana cyo umbare ko ngiye kukikubaza ati nuko ufite indwara bita sida. ati kubera ukuntu wari uririmba ngo indwara Ndimbati afite ngo nashaka kuvugira hano ngo nanayizira ngo iyo ndwara irakomeye ngo abashaka namwongerera amaraso. ati ubwo niba Ndimbati ayifite nawe urayifite? ntabyo navuze gutyo, ntabyo navuze ibyo bintu burambeshye. harabuze mu kiganiro wakoze ako kantu nayo nkibagiwe kandi bivuge nk'uko nabivuze ibyo bintu by'indwara ntabwo navuze. waravuze ngo ahubwo navuze ikibazo ngo Ndimbati ngo ikibazo ufite urakizi, ngo wirirwa ngo ushaka kwangiza ego ngo abana b'abandi, ngo ngewe ndi muzima we wikomanga ku bituza, sibyo siko wavuze? urongera ngo yego ngemeze neza we, urangije uhita wongera ngo ngewe rwose ikibazo afite sinshaka no kukivugira aha nta na kizira. abantu batubwo niba afite icyo kibazo na Firida wose aragifite, abandi bati nyamara baguma nayo nabaye izumba handi arenze kuyo natatse nibaguma nayo nabahaye. ibibazo byose wamenya undi ari ikihe kibazo afite, kandi avuze ngo ni ikibazo gikomeye ngo abashaka kutwana tumwongerera amaraso nyine kugira ngo akomeze abe mutagira akabaraga kugira ngo ahorane itoto. Firida nyamara njye nibyo mvuga, waba ufite ibintu byawe na Ndimbati muziranye, wabona uyu munsi disi munatukana
hari n'ibyanyu muziranyeho biranahari rwose twebwe tukaba twentervona mu bibazo byanyu wa mugani wasanga hari n'ikindi kibazo gikomeye mwe muziranyeho ibibazo byo birahari binakomeye Sando biri na seriye kandi noneho bise nicecekera natera umuntu kumva asaze Oya. kumva yiyanze oya ariko ntago ndwaye sida wagira numvisha uvuga sida ntago ariyo neze ko ndeba gutya kamite nitahira ase ubundi ubwo naba nyifite nkaba naragiye kurega sinyivuge we ese nanjye nicyo cyanangashe ariko nyine ibyo ari byo byose biranamureba Firdausi ntago azabijyamo ibitaranambayeho mbere ubu nibiteze kanitahire Firidawu Imana iguha umugisha ngewe nta kibazo mfitanye nawe ku ruhande rwanjye bavuga ngo akagashamba afite nakasi Yego. nyinshi ngo fata imiti neza muko sida ni inzara yakwishe sugira ngo ntuyirwara sida ni inzara se birahuye inzara ikwishe sugira ngo irenze sida ntirenze sida ubwo ari inzara na sida utinya iki cyewe watinya iki cyose ndabiteye oya bagwitishije no kuvuze ngo sida ni inzara nahise ko iyo mfite inzara mba mbona ari sida n'ubundi iyo ufite inzara uba wumva urwaye sida komana hariya mfite abana ikibazo inzara ukuntu ari danje mfite abana iyo bashonje bahinda umuriro bagafatwa ukagira ngo babagaburira bagahita babaze bakajya sida rero ni inzara wese nimba yifite ubona ukuntu angana nuko ahazi ashonje ubwo ashonje ari umuntu uyirwaye akaba ashonje wabona ukuntu umuyaga uhuha akagwa hasi abandi bati uzasabe umudamu w'imbabazi ati kuko ukunda kumuzana mu biganiro byanyu kandi niwe wizana ese nk'ejo bundi wamuvuzeho ko yakuvuze mvuze zubu nk'iyo yifasha akankorera ibiganiro ubwo akavuga bibaho n'ibitabaho uriya mugore nawe njye ntakagire n'umumbwira ariko biriya byari bya kera ku mihanda Sando yaba Ndimbati dufitanye amateka maremare n'ibibazo byacu yaba umugore we nawe dufitanye ibibazo nimba ibibazo ari ibyanyu n'umugabo we nawe yabyiteyemo kuva na kera rero mu gihe dufitanye ibyo tuziranye nese undi wakanga umugabo ugakunda umugore tukanagira n'ibyo dupfa ari njye nawe n'uriya mugore nawe dufitanye ibibazo ari n'umugabo dufitanye ibibazo usubwo urumva n'ubundi wanze umugabo ntiwakunda umugore kandi nta n'umukeba ukunda undi gusa yankunda ate nubwo nabonye ese uri mukeba ntabwo uri mukeba yishimira kubona none yaranavuze ngo ikintu kimurya cya mbere ni ukumbonana n'umugabo we ntacyo mbona nta n'icyo mba nkorana nawe nimba nanamugutwaye nta n'uwo mba nkozeho iki ese urumva nyine byishimira ubwo ni ubukeba ese warabyara Sando umugabo wawe umufite akabyara n'undi mugore uwo mugore yaba ari iki cyawe uyu mugore wese umugore wese umukobwa wese wabyaranye n'umugabo wawe ntabwo wapfa kumukunda uko duteye abagore turafuha ushobora nyine kuvuga ati reka nihangane ibyabaye byarabaye ariko kumva ngo uramukunze hazagire n'umuntu ubabeshya Firidawu reka nitahire ngayo nguko rero mana yanjye nta bibazo nifitiye na Firidausi n'ababitekereza gutyo wenda n'ibiganiro nagukozeho nawe rwose turi no mu kiganiro mbabarire pe yego sheri nako babarengekera no kuri kw'Imana ibibazo byanyu ugomba kubizamo rwose bambe ntacyo uba wanteje nta nicyo uba wankoreye mu buzima busanzwe Imana izandindira kukiguteza mu buzima busanzwe twabanyemo nta kibazo ugeze uneza ibyo washoboye kumfasha harabimfashije nta mpamvu oya ngewe kuko nyine ni kwa kudashima nyine nk'uko mba mvuga ati nyarwi ntiyashimiye n'icyo namukoreye nawe rero I'm sorry. Nukuri ngewe nakubabariye kira gihe kandi niyo wananyanga ukagira ikibazo nibizatume utanamamagara ngewe nta kiba bintwaye ngahi inki zirwaniye ngo ibyatsi bibigenderamo imvi ngaho inzovu zirwaniye ibyatsi bibigenderamo rero ababigendeyemo batari birimo mwese sorry n'undi wese narashyize mu bibazo byanjye atabirimo kandi ikindi mbiyamye ubwo muraje mwandika ubwo bukomenti bwanyu ngabo Firidausi yishuwe ngabo Gasaro yishuwe Firidausi ubwo bukomenti bwanyu ndabwiyamye kana nitahira nanjye bituma ndakaye nukuri kw'Imana I'm serious nukuri nese reka nkubwire nimba umuntu ashobora kubona Firidausi na Gasaro bicaye mu kiganiro yaravuze ngo Firidawu ngo uzambabarire ngo nuzongeye gukana Gasaro cyangwa se undi yaramubwira ati Gasa nuzongeye kwicaza Firidausi kwicano yawe uwo muntu se ashobora kubuzwa n'iki kuza kuvuga ngo Firidausi ngo Gasaro ako mamona ndumujejeta faranga wa wanyishyuye se shanga
ahise unayampera rimwe shaba babona ndumujejeta faranga wo kwishyura bavuga ibintu udakora undi kugira ngo bemeze utuyamba gusa njyewe ntago umuntu yanuka nganya ndagazi nindagiza mwishyure ni izina ry'Imana kandi iki kiganiro mbivuge ni Firdaus ambwiye tugikora rwose ni ukuri kw'Imana njye mbigisha ukuri ndi umukristo Firdaus kandi ndagushimiye wumve ko nyine kugikora urabona tutanakoze n'ikiganiro n'ibi ngibi gutya byaciye umuntu ashobora kugira ngo turacyafitanye ibibazo kuba nawe ubwiye ati sorry mbabariye ku byabaye byose je na ngombwa ko byagiye ku mihanda abantu babona ko nyine byanarangiye ni ukuri kw'Imana Firdaus nta kibazo ngufiteho nari na mpamvu n'undi mbatumbwira namusaba imbabazi ku mihanda azumve cyangwa ntazumve uracyamurakariye ikigaragara icyagomba abana agomba kugikora ibyo byo ndabishyigikiye rwose kumurakarira dufitanye ibibazo byacu bwite ari ibyo umuntu avuga ari n'ibyo atavuga bakabona nyine ari indengakamere kuko n'ubundi n'ibyo uvuze bakwita umusazi uzaza uvuga n'ino bavuga ati mva umaze gusara zibaye ijana neza neza ndare ko banavuga ngo izabe zabaye ijana ahubwo zirenze ijana iyo zirenze ijana ndagushimiye kandi rwose Imana igumugisha ni gake muri iki gihe umuntu ashobora kurekoneza ko wenda hari ikosa yakoreye mugenzi we kandi nta kibazo ngiye gucishaho filime kuri cano muri iyi minsi ujye kuva muri ibi byacu kuri aya matiku yacu amatiku nyabaye nikoreye filime zari zo nzozi zanjye kubw'uko rero ndimo nzisatira nyine mfite aho ngomba kuzicisha asabye abantu kubishyira muri filime baranze ubu namwe noneho tugiye oya ngenda gupiringira nese ubu nse gupiringira nyine bajyeho bakore subscribe kugira ngo iyo filime izabagereho akantu gakatukashyira imbere kari inyuma cyane nta kibazo urakoze cyane Imana igumugisha uramuke Gasaro TV.